Shuti mudukurikira kuri Healthcare CNM TV, turabashimira cyane uburyo mwitabira ibyigisho dutanga kuri iyi channel. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye na seeds ebyiri, FLAX seeds na black seeds zizwi nka kalonji. Izi seeds muri video y'ubushize twazigaragajemo ariko ntitwigeze tuzivugaho mu buryo burambuye. Uyu ni umwanya wazo kugira ngo tubasobanurire ese ubundi izi seeds zimaze iki, zamarira iki ubuzima bw'umuntu, zakifashishwa zite, zavura izihe ndwara cyangwa se zakunganira mu kuvura izihe ndwara. Cyambere, izi seeds FLAX seeds na black seeds icyo zihuriyeho gikomeye cyane nuko zose uko ari ebyiri ari amoko abiri, igihe zakoreshwa neza, aka kantu nzajya nkomeza kugagarukaho, igihe zakoreshwa neza. Kubera iki ngaruka ku ijambo gukoreshwa neza? Nuko mbagira ngo nsenye ibitekerezo abantu bashaka kwishyiramo bitari byo. Abantu benshi bakunze kugira amakosa, niba tuvuze ibintu runaka bifasha ku kintu runaka, wakumva ko natanabirya kabireba gusa bizakora ibitangaza agakira. Ibyo si byo, ni ukwibeshya gukomeye cyane. Niba tuvuze ngo FLAX seeds na black seeds zikoreshejwe neza mu buryo buboneye, cyane cyane wayobowemo n'inararibonye zibisobanukiwe, ntago ari ugupfa gutekereza gusa ngo ngiye kubikoresha uko mbonye. Oya, Umuremyi yashyizeho gahunda yuko buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Hari abahinga, hari abanyabwenge bigisha abahinzi uko bahinga, hari abanyabwenge bamenya ibihingwa ibi birimo, hari n'abamenya ibisaruwe uko bihunikwa, hakaba n'abamenya ibyo byahunitswe ibirimo bifite umumaro, hakaba n'abamenya uko batanga inama uko ibyo byasaruwe n'ibyahunitswe byakoreshwa mu buryo busanzwe nk'ibiryo, hakaba n'abandi bamenya uko byakoreshwa nk'umuti. Ibyo byose ni uruhererekane rw'abantu, niyo mpamvu abantu ni magirirane. Umwe afite ibyazi, undi afite ibyazi, undi afite ibyazi, ariko ugiye kureba ku iherezo buri muntu wese akeneye undi kugira ngo abe yuzuye. Niyo mpamvu muri uyu umwanya mpagazemo ni mvuga kuri izi seeds, ni umwanya wo kubereka ese izi seeds ko tuzibona zihingwa, zimwe zikaba ari n'ingandurabukungu ku bihugu bimwe na bimwe, hakaba n'abazihinga kugira ngo bazigurishe gusa batanazikoresha cyane. Nk'uko mu bihugu byacu hari ibihe byabayeho bakajya babwirwa guhinga ikawa, babwira ko zirabaha amafaranga kandi koko bakayabona, bagahinga ibyayi ariko batazi uko bisa, batazi n'umumaro wabyo, batazi n'icyo bikora. Izi seeds nazo birashoboka ko abazihinze ubwa mbere bashobora kuba barazihingaga batazi umumaro wazo, ariko bakagenda bawumenya buhoro buhoro. Uyu mwanya rero ikintu ngiye kuvuga kirakomeye. Izi seeds zakoreshwa zite, zakoreshwa ryari, zafatanywa n'ibindi biki, zafasha kuzihe ndwara. Izi seeds FLAX seeds na kalonji cyangwa black seeds zifite icyo zihuriyeho gikomeye cyane, ari cyo gufasha umubiri w'umuntu uzikoresheje neza uko bikwiye kurwanya indwara zikomeye. Izo ndwara akaba ari indwara zibasira kwangirika kwa DNA cyangwa se ADN. Indwara zibasira kwangirika kwa DNA.
aribyo bitwa ADN mu gifaransa. ADN nicyo kintu, ni impagarike shingiro ry'ubuzima bw'umuntu. Niyo mpamvu niyo bagiye kureba ko umwana afitanye isano n'ababyeyi bapima ADN. Ni impagarike shingiro ry'ubuzima bw'umuntu, kuko muri iyo mpagarike shingiro niho harimo amabanga yose y'ibyo uwo muntu ashobora gukora n'ibyo n'ibimurimo atashobora gukora, kandi bifite umumaro ashoboye kugira amahirwe yo kubimenya, yakora ibintu bikomeye cyane ku isi. Muri ADN niho harimo n'uruhererekane, iherekana murage ry'amakosa aba ari mu miremerwe y'umuntu, ashobora guhererekanwa mu miryango bikabyara indwara zigenda ziva ku bantu zijya ku bandi batazandujwe kuko bahuye, ahubwo zigenda mu miremerwe yabo muri ya mpagarike shingiro yabo. Twibukiranye ko hari n'indwara ubu zisigaye zangiza umubiri w'umuntu zihereye mu mpagarike shingiro yo ADN cyangwa DNA, ariko byatewe n'ibindi bintu bituruka inyuma y'umuntu. Ubwo turavuga aya magazi yangiza ava mu bibunda abantu bakora, mu bisasu baturitsa, no mu binyabutabire abantu bakora. Ibyo byose bishobora guturuka inyuma y'umuntu, bishobora kugera muri we binyuze mu mwuka, binyuze ahandi mu mwuka ahumeka, bikajya kwangiza impagarike shingiro y'ubuzima bwe ariyo DNA. Yamara kwangirika ihereye mu mpagarike shingiro z'ubuzima bw'umubiri arizo zitwa cells, impagarike shingiro z'ubuzima by'umubiri w'umuntu, noneho zikaba zirimo impagarike shingiro ry'ubuzima, kuko DNA yo ntabwo ipfa. Umubiri ushobora gupfa ariko DNA ntabwo ipfa. N'umuntu wapfuye ushobora kugenda ugapima umubiri we, ibisigazwa by'umubiri we ukabona DNA, ni ukuvuga ngo DNA ntabwo ipfa. Niyo mpamvu bashaka kureba, bashaka kuvuga ati ariko abantu aba n'aba baba mu bihugu wenda tuvuge nko muri Amerika, bashaka kumenya ngo ariko ubundi ko tubona dufite uruhu rwirabura, twaba twaraturutse he, dufitanye isano n'abandi. Bakaza bagafata n'ubutaka bw'ahantu bakeka basekuruza babaye babupima, bapima na DNA yabo bakabona hari ibyo basanga, hari amakuru bibahuje kuri purusa runaka zigenwe hafi 95%, niyo mategeko mpuzamahanga avuga, kugira ngo ibyo bintu bibe bigaragara ko ari ukuri. Icyo gihe bagahita bavuga bati inkomoko yacu ni aha hantu. Iyi mpagarike shingiro rero ishobora kwangirika bitewe n'ibyinjiye mu mubiri w'umuntu binyuze ahantu hatandukanye. Bishobora kunyura mu mwuka ahumeka, bishobora kunyura mu ntekerezo ze, bishobora kunyura mu byo yariye, bishobora kunyura ahaba, ni byinshi. Ariko kimwe mu biribwa bikomeye bishobora gufasha gusana DNA cyangwa se impagarike shingiro y'ubuzima, izi seeds, black seeds na flax seeds zifitemo uruhare rukomeye. Ntabwo nje kuvuga ko izi seeds zavura indwara zikomeye zananiranye, oya. Igisubizo ni oya. Izi seeds ahubwo zakifashishwa kunganira ubundi buvuzi scientifique cyangwa bwemeranyijweho conventional, mu gushobora guhangana n'indwara zangiza umubiri w'umuntu bikagera no kuri DNA ye cyangwa se impagarike shingiro y'ubuzima.
izi seeds zakoreshwa zite rero? Reka duhere kuri flax seeds. Flax seeds ziriya mubona zijya gusa n'inombe, ziriho agashushanyo k'umutima n'akana kishimye. Izi flax seeds ni seeds mu bunini bwazo zijya kungana na sesame ku bazizi, ariko zikagira uruhu runyerera. Ruriya ruhu runyerera ni fibre, ariko zitsindagiye ku buryo n'umubiri w'umuntu bwawo na side y'umuntu idashobora gupfa kuzihambura uko yiboneye. Kubw'ibyo flax seeds uko zikosa ryo kuzimira utaziseye ntacyo zikumarira. Ndabisubiramo, flax seeds nuzikoraho urasanga zifite uruhu runyerera wagira ngo zisize verine. Izo ni coating cyangwa ni outer shell igizwe na fiber zitsindagiye ziboshye ku buryo nta kindi gishobora kuzihambura uretse kumena ako gatete kakajanjagura kugira ngo utandukanye za molecules zigize iyo seed kugira ngo zishobore gukoreshwa noneho n'ibiri imbere. Kuko iriya outer shell cyangwa se ruriya ruhu rukomeye rurinze ibindi bintu bikomeye biri imbere, aribyo birimo na omega 3 ikomeye cyane mu kurwanya indwara z'umutima no gutuma urugendo rw'amaraso rugenda neza, ikomeye cyane mu gutuma ubwonko bukora neza, ikomeye cyane mu gutuma immune system y'umuntu ishobora gukora akazi kayo mu buryo bukwiye. Iyi omega iri muri flax seeds ifite ubushobozi bwo gutuma ibikuta bigenda byiyubaka mu mitsi bitewe n'ibinure byivanga n'imyunyu, noneho bikagenda bigakora ibikuta, bya bikuta bigatuma amaraso abadashobora kugenda, aribyo bishobora kuviramo benshi gupfa imburagihe. Nuvuga ngo mu yandi magambo imitsi y'umuntu iramutse yaruzuyemo biriya bikuta cyangwa se ibintu nakita ibintu bimeze nk'ibishonyi ariko bifashe rwose, biba byakozwe nyine n'ibinure n'imyunyu n'ibindi binyabutabire, ariko cyane cyane bikaba byaturuka cyane ku bintu biba byarakoreshejwe nabi. Aho ngaho nabyo abantu babimenye, ni ibiribwa biba byarakoreshejwe nabi. Ni amavuta yagombye kuba yarariwe batayacaniriye cyane, abantu bakayafata bakayacamutsa, ahubwo bamara kuyacamutsa bagashyiramo ibintu bakabicamutsa, umuntu akabirya ya mavuta kubera ko yamaze gutakaza ireme ry'umwimerere wayo. Kwa gucamuka hari ibyinjiriye urusobe rw'impurirane z'ibigize ayo mavuta byinjiramo, aribyo twita free radicals, noneho bituma ya mavuta ahindura ireme bwite yari afite. Noneho yagera mu mubiri cyakora n'iki, bya bindi biragenda bikihuza bikabigenda bigakora ibintu bimeze nk'ibikuta, bigenda bikitsindagira mu mitsi, bibanza kuba ibinure bikajya mu nyama, bihera mu mwijima birumvikana, bikagenda bikajya ku zindi nyama, noneho bikarangira bitangiye kujya mu mitsi. Bihera mu mitsi birumvikana yo mu nda, bikazagenda bikagera no mu mitsi yo mu mutwe. Ibyo nibyo nyirabayazana wa za stroke abantu benshi bari kugira muri iki gihe.
iyi omega gatatu. Ndabibutsa ko omega nazo ni uburyo bwo kwerekana ubushobozi bw'amavuta ava mu bintu bitandukanye ashobora kujya gukoreshwa mu mubiri. Ni ukuvuga ngo hari omega gatatu, ni mu buryo bw'ubutabire uko babigenzuye, ari ifite imbaraga nyinshi, ifite n'umumaro mwinshi. Hakaba omega gatandatu, hakaba na omega 9. Izo ngizo iyo ugiye kureba kuri shene bazipangaho, omega gatatu kuko ariyo iri imbere, n'ifite ubushobozi bwo kujya kurwana mu buryo bukomeye, ndetse igashobora no kurwanya n'amareriji kurenza omega gatandatu, kuko omega gatandatu iri hagati, ahubwo yishobora kuba pro allergy, ishobora guha imbaraga allergy. Tuzagenda tubibasobanurira, kuko omega niyo mpamvu abantu bafite ibibazo bya za rubagimpande, indwara zose zifitanye isano na inflammation, bagirwa inama yo gukoresha omega gatatu, ariko bakagabanya omega gatandatu kuko ishobora kuba ahubwo umufatanyabikorwa n'ibitera inflammation, kuko yo iri hagati. Uko umubiri uyikoresha, ikintu kimwe gishobora kuyikurura n'ikindi kikayikurura. Nyamara omega gatatu yo iri kuri extreme, aho ibitera allergy bidashobora kuyikurura ku buryo bubyoroheye kuko iri kure. Mu gihe omega 9 nayo ni ishobora gukenerwa ku rugero ruto cyane, kubera ko yo iri kuri extreme, byoroshye ko ibyayikoresha nabi byayiprofita. Mu bifite omega rero nziza ni izi flax seeds, zifite omega imeze nka omega iba mu mafi yitwa fish oil, omega 3 fish oil. Iyi omega yo muri flax seeds ifite imbaraga nk'iza omega yo muri fish oil, noneho ikagira n'umwihariko yuko abantu bose bashobora kuyikoresha bisanzuye, kuko tuzi neza ko hari abantu ku isi ku bushake bwabo bahitamo kudakoresha ibintu bikomoka ku nyamaswa. Abo babita aba vegetarian. Ubundi mu gifaransa hari vegetalien na vegetarien. Abo bantu baratandukanye. Vegetalien na ndende ni abantu basetinga ubuzima bwabo gutungwa n'ibintu bikomoka ku bimera gusa, nta kintu na kimwe gikomoka ku nyamaswa bakoresha. Vegetarien ni ngufi ivugirwa mu muhogo, bo ni abantu bahitamo gukoresha ibimera, ariko bakagira bimwe mu bikomoka ku nyamaswa bafatanya nabyo, harimo nk'amagi n'ubuki. Abo ni ba vegetarien. Naho ba vegetarien harimo abashobora kuvuga ngo ikintu cyose gifitanye isano n'inyamaswa ntikigera mu kanwa kabo, ariko uko guhitamo gufite na responsibility, kuko aba vegetarien cyangwa aba vegan, mu yandi magambo nibo bitwa aba vegan. Uretse ko aba vegan benshi uko nagiye mbona bakoresha ubuki, ariko hari ibitabo bimwe nasomye yuko aba vegetarien n'ubuki batabukoresha. Ibyo bivuga ko abo bantu baba bari muri danger, kuko hari intungamubiri bashobora kubura kugeza ubwo nabyo ubwabyo bishobora kubaviramo urupfu. Abo bakagirwa inama yuko hari inyunganiramirire baba bagomba gufata, kuko hari ibintu bikomoka mu byaremwe baba barahisemo kudafata ku bushake bwabo, ariko nanone bikabaye inshingano yo kugira uko bitwara kugira ngo uko guhitamo kwabo kutazabaviramo ingorane zo gutakaza ubuzima kubera kubura intungamubiri zimwe na zimwe. Iyi flax seeds
nimwe mu bishobora gufasha aba vegetarien kubaha omega bagombye gukura mu mafi kugira ngo nibura ijye guziba icyo cyuho, kugira ngo ubwonko bwabo bukore neza, kugira ngo amaraso yabo ashobore kugenda neza, kugira ngo abasirikare b'umubiri wabo bashobore gukora neza, kugira ngo iyi flax seeds si icyo gusa, irimo na vitamini B17 nkeya isangiye na zimwe mu bindi tuzababwira, harimo nka walnuts ndetse n'izi seeds za kalonji cyangwa black seeds, bisangiye kuba bifite vitamini B12 yitwa Leatrile, ariyo bita B17. Ariko ingano y'iyo vitamine muri izi seeds ikaba itandukanye cyane. Kalonji niyo ifite nyinshi cyane, ndetse kurenza hafi inshuro 3 kuri flax seeds, ikarenza hafi inshuro 2 kuri walnuts. Hari n'ibindi bimera bibamo Leatrile, tuzagenda tubivugaho. Nabwiye ko dufite bunch y'amavideo 7,000 tugomba gutanga kuri iyi channel. Niyo mpamvu niba tuvuze ku kintu, mujye mukomeza mukurikire kugeza igihe cya kintu tukivuzeho. Timugajye murambirwa muvuge ngo cya kindi yakivuze akaba atakivuze muri iyi video. Oya, muri bunch ya video 7,000 kizavugwa. Yego. Ubwo rero flax seeds ni seeds zishobora gukoreshwa zite? Ubwa mbere, ntugomba kuzikoresha uzimize kuko ntacyo zakumarira. Ubwa kabiri, ugomba kuzikoresha ari ukuziseye kugira ngo nibiri imbere bifite umubiri umumaro, iyo omega maze kuvuga n'ibindi binyabutabire tuzagenda tuvugaho birimo. Tuzagera igihe cyo kugera dusesengura noneho ikintu ku kindi, tuvuga kuva kuri A kugera kuri Z mu bigigize. Aha ni nk'ivumbura amatsiko turimo kugira ngo abantu batangire babe awake, batangire nabo basome. Tuzabivuga ariko nabo bafite amakuru, no muri comments bajye batanga, mujye mwandika mutubwire muti nge nasomye ibi, nabonye mwibi. Iyi ni imvumbura amatsiko. Ubwo rero flax seeds zishobora gukoreshwa muri mu kivuge cy'imbuto. Ushobora gufata urugero rworoshye, pome, ukaba wafata nka pome 2 ukazihata, wamara kuzihata ukazikatakatamo duto, ugafata na kokombure 1 ukayihata, ukabisya, ugashyira muri blender, warangiza ugashyiramo ikiyiko cy'ifu ya flax seeds, yenda warangiza ukabisya. Birumvikana, ushaka kujya yenda ngo bitakugora kubisya, ushaka kubanza ugasya kokombure kugira ngo ibe isa nkaho itanga amazi, none ukaza kuyisukamo igasa nkaho ari itanga amazi yo gusya ibyo bindi. Twibukiranye ko flax seeds wabanje kuzisya ku ruhande ari ifu, none ugashyiramo imashini ari kubivanga, inasya za pome. Icyo kivuge nibura mu gitondo, ku ifunguro rya mu gitondo, ushobora gufataho ibiyiko 2, 3 se 4 bitewe n'urugero rw'umuntu. Umwana muto ashobora gufataho ikiyiko 1, abantu bakuru bakaba bafataho ibiyiko 2. Umuntu ufite indwara z'umutima we akaba yafataho nk'ibiyiko 4, kuko wakeneye no kubifata nk'umuti atari ibiryo gusa. None akaza no kubifata nka nimugoroba nanone agiye kuryama.
ubwo ni urugero rumwe. Nanone izi flax seeds zishobora gukoreshwa mu gikoma cy'uburo cyangwa se muri oats, byo abantu bamenyereye kwita porridge. Porridge narabisobanuye yuko umunyarwanda yumvisha umuzungu avuga porridge, noneho wahita avuga ati avuze porridge. Ni kimwe n'uburingiti, umuzungu yavuze blanket, umunyarwanda aravuga ati ni uburingiti. Buri amagambo menshi dufite mu kinyarwanda ni amatirano. Ni amatirano, tubyange tubyemere, ni amatirano, ariko yafashwe gutyo nyine ko ari ikinyarwanda, kandi ntacyo bidutwaye kuyavuga gutyo. Ari nayo mpamvu tugira abantu inama yo kutazajya baterwa ipfune, nuko nk'ubu hari abatangira kumbaza ngo none se flax seeds zitwa ngo iki mu kinyarwanda. Fata kari flax seeds 1.13. Gushaka izina ry'ikinyarwanda ntacyo biri bukumarire, kuko nujya kubikoresha ahantu ugiye kuzigura ntibazarimenya, cyane ko ntabwo zikomoka mu Rwanda. Sinzi niba hari n'abazihinga mu Rwanda. Kumbaza izina ry'ikinyarwanda rya flax seeds ni ukumbaza ibitashobora kukugirira umumaro. Yego, niyo mpamvu rwose mujye mwihangana, ikintu gifite izina ryacyo bitewe naho cyavumbuwe naho cyahinzwe, mujye murifata gutyo, ahubwo umenye ngo najya kubaza aho bicururizwa nkoresheje irihe zina ritari butume mbura product nkeneye. Flax seeds zishobora gukoreshwa nanone mu kuvangwa mu biryo umuntu ari kurya. Urugero, bagutekeye ibiryo bitogosheje, bagutekeye ifi, bagutekeye inyama, batetse se imboga zisanzwe z'ibyatsi, ushobora kunyanyagiza ako gafu mu biryo byawe ugiye kurya. Ugiye kurya na salade, ntabwo byaba ari ikosa uzifasha ukazinyanyagizaho kuri salade. Ugiye kurya imbuto nazo za salade y'imbuto, za mbuto umuntu arya yazikatakase, nazo unyanyagijeho gakeya nta kosa uba ukoze. Gusa inama dutanga nuko umuntu ushaka ko zimufasha nazishyire mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyakora umugore uzikoresha yigeze igihe cyo atwite ahagarika kuzikoresha, kubera ko iyo umugore atwite aba yinjiye mu kindi cyiciro gitandukanye na wa mugore wa mbere twari tuzi. Ni umurima ugiye guhingwamo imbuto zindi zikomeye tutazi nuko zizaza zimeze. Niyo mpamvu ugomba kwitonderwa mu bishyirwa mu uwo murima. Niyo mpamvu abagore batwite ibintu byinshi bigomba kwitwararikwa kuri bo, ko nta ubuzi uko umubiri ushobora kwitwara kuri ibyo bintu biwugiyemo. Tuvuye kuri flax seeds, ariko tutarayivaho, flax seeds ifite ubushobozi bwo kurwanya kanseri zitandukanye, tukiri ku bagore, cyane cyane kurwanya kanseri z'amabere, kanseri z'ubwonko, na kanseri za overe, ndetse na kanseri zo mu bihaha, na kanseri y'amaraso. Izi flax seeds zishobora gufasha mu kurwanya izo kanseri. Ubwo icyo bisobanuye nuko ukeneye kugira ngo zimufashe azinjiza mu biribwa bye bya buri munsi. Niyo wajya ufataho agafu kazo, akayiko gato, ariko buri munsi uba wikoreye igikorwa cyiza cyane cy'indashyikirwa. Flax seeds zishobora no gukoreshwa
mu gukora gel ishyirwa ku ruhu cyangwa igashyirwa no mu musatsi. Ubwo tuzivuyeho tugiye kuri kalonji. Kalonji ni izi seeds z'umukara zifite ubushobozi bwo gutanga Leatrile nyinshi cyane iruta iyo muri FLAX seeds. Kalonji zo ushobora no kuzihekenya bisanzwe uri ku meza ugafataho duke ukaduhekenya, ariko mbabwire zifite amakakama arura ku buryo bikugera mu bwongo ukikunkumura. Iyo bigeze mu nkanga urikunkumura, ariko ubwo burure wumva niwo muti ukaze uri muri kalonji. Nizo mbaraga kalonji ifite zo kurwanya indwara nyinshi, ndetse bamwe bibikabyo nababwiye ibyo bandika kuri zo bakavuga ngo zavura indwara zose uretse urupfu, ariko icyo cyo ntabwo ari ukuri, ahubwo ni uburyo bwo gukabya, kuko babonye ko bazikoresha umunsi ku wundi indwara zibibasira ziba nke cyane, kuko zijya kubaka ubudahangarwa. Izi kalonji zo zijya kubaka immune system ikaze yubatse ku rwego rukomeye cyane, Ubwo rero immune system yubatse ku rwego rukomeye cyane, birumvikana ko iyo immune system iba ishobora kurwanya indwara zose hafi nyinshi ku rugero rwo hejuru, ku buryo uwo muntu ukoresha kalonji buri munsi ari gake cyane ashobora gushoborwa n'indwara zikamukubita hasi kugeza ubwo arwara akaba yaremba. Ntago bivuga ko uturwara turi pasageri tutamufata, kwicurane bikamufata akamara iminsi 2 agahita bikira nta n'umutanyoye yakoze siporo gusa. Niyo mpamvu tubashishikariza gukora siporo. Ibi ngibi nuvuga ngo uzabikoresha siporo y'ukayishyira ku ruhande, ndakubwiza ukuri kuzaba wishuka, kuko ibintu byose ni magirirane. Izi kalonji nazo zishobora gukoreshwa nka powder ubyongereye muri smoothie yaba ya fruits yaba y'imboga, cyane cyane nko muri smoothie, aho nabashishikariza muri smoothie igizwe na kokombure na leti, noneho ugashyiramo amavuta yerayo akamuriyemo indimu, hanyuma ukanyanyagizamo agafuka ka kalonji. Iyo smoothie ishobora kujya koza amaraso mu buryo utatekerezaga, umubiri ugashobora guhangamura ibirwara bikaze byashoboraga kuwibasira, ariko kuri kondisiyo y'uko iyo smoothie uyifata igihe kirekire, atari ukuyifata umunsi umwe ngo narabinyoye ngo numva birarura ngo gusa ngo kandi ngo nta n'icyo byamariye. Abantu bafite umuco wo gukoresha ikintu 1, 2, 3 cyumweru kimwe agahita bituka, ndabihanangiriza ko iyo ngeso bakwiye kuyireka. Niba uhisemo gukoresha ikintu ngo kigufashe, ba consistent, ubikoreshe igihe gishoboka, uzabigaye ko ntacyo byatanze, nibura at least wabikoresheje wenda ukwezi udasiba. Aho ni uzambwira uti nabikoresheje 2 ku munsi ngora iminsi 30 ntibyagira icyo bimarira. Ariko wa muntu uzafata ikintu akagikoresha rimwe iminsi 2 amasaha ngahe akavuga ngo ntacyo byamumariye, uwo simba nkeneye no kumwumva atoro. Buriya hari abantu bambwira ibintu bijyanye nuko bakoresha ibintu natural, simbasubize kubera ko mba numva ko nshatse kubasubiza nabasubiza nabi, kuko mba numva ntumva impamvu umuntu yumva ko umwana atavuka ngahite ajya kuvoma noneho agatekereza ko akantu gatakoresheje karahita gakora ibitangaza. Izi black seeds ni seeds zifite umumaro ukomeye, zishobora gufasha kurwanya indwara z'umutima, kurwanya indwara z'umwijima, kurwanya indwara z'urugendo rw'amaraso, kurwanya amavirusi,
n'amabakteri mabi ndetse n'amafangari. Niyo mpamvu amavuta yayo ashobora gukoreshwa no kuvura indwara z'uruhu ndetse agakoreshwa no mu biryo. No kuri flax seeds nuko. Iyi ni S Healthcare CNMT.